kabari ufite igitekerezo cyangwa se nawe watangiye kubigira projet watangiye no gukora ibyo ushaka gukora byose, umva ibyo ugomba hari kwitaho. amakuru mashya nkuzaniye. Abacuruzi b'utubari bamaze iminsi bavuga ngo bari gushyirwaho kondisiyo ziteye ubwoba zigoranye, inyinshi kandi zikaba ari zifite aho zihuriye n'amasuku. Yego, inyinshi zari zifite aho zihuriye n'isuku. n'amasuku, bakumva ko ari kondisiyo zikomeye. None reka tuve kuri za kondisiyo zikomeye, ndagira ngo mbijizemo neza ibyo ngiye kuvuga. Si hoteli, si moteri, oya, nta nubwo ari resitora, oya, ni akabari, si bar resto, si bya bindi bindi mufite uko mubyita. Ni akabari. Akabari, ikintu cyitwa akabari, hahandi ugenda ugafata kwa kundi nta kiyongereho ngo naho wanywereye. ubwo ni urunywero, urunywero rusanzwe by'urunywero. Yego. Hari ibyo rugomba kuba rwujuje mu Rwanda. yego, Uhereye uyu munsi ni bishya, ngiye kubigusomera nawe ubyiyumvire. yego, Mwana wa mama Jerry, ibya mbere biragira biti ibisabaga inyubako. manura mikoro ho gatoya nkumve neza. Gutyo. Ibisabwa Yego, inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari cyangwa se urunywero. urunywero. Hari ibyiciro bibiri. Hari inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari, igomba kuba yujuje ibiki. Icyo ni icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri, hari ibindi bigomba kubahirizwa mu kabari bijyanye n'isuku gusa by'umwihariko. Hari ibyo inzu y'akabari igomba kuba yujuje. Harimo ibintu bibiri n'ibyiciro bibiri. Hari ahantu ubwaho, iyo nzu ubwayo naho handiri hameze hate, hagomba kuba hujuje. mbere yuko tujyamo imbere, banza tubwire iyo nzu igomba kuba hujuje ibiki. Yego, ubwo ibindi ndabijyaho. yego. Icya mbere, iyi nzu igizwe akabari cyangwa se bizinesi y'akabari, igiye gukorerwamo bizinesi y'akabari, igomba kuba itaragenewe guturwamo. Itaragenewe iki? Guturwamo. Waba uzi impamvu kano kantu bakazanyemo aba bayobozi bacu b'igihugu beza dukunda? Hari abapapa bari bafite inzu zabo zo kubamo, babonaga ubuzima buri kwanga, agapfumura umuryango ureba, kandi akabona ka minerivare kavamo agakodesha n'ahandi n'ubuzima bwe bugakomeza, akayivamo akajya nawe gukodesha quelque part, yego, akayisiga i Nyamirambo akajya mu Busanza. yego, ndabyumva. Ni urugero. Yo igasigara ikodeshejwe n'abagiye kuyigira akabari n'amaloji. Tukiri ahangaha n'aba amaloji, namwe mwitegura inyuma muzazirwa. Ariko hano si byo birimo, ariko ubwo muzazirwa ko tureba intambwe ku ntambwe. Rero ubu ngubu sisiteme ni iyi, igomba kuba atari inzu yagenewe guturwamo, igomba kuba ari inzu yubakiwe kuba ari akabari. Dizayini zayo ni dizayini z'akabari. Yego, si ibyumba byo guturamo n'ibiki byose. Icya kabiri, igomba kuba yitaruye amazu atuwemo. Yitaruye amazu atuwemo. Utwinshi rero basabaga kugira ibyo twuzuza nk'utubari. Yego. Noneho twabaga turi duturanye n'ingo z'abaturage, bakagira kondisiyo zishyirwaho ngo tuzuzuze, ariko tunaturanye n'ingo z'abaturage. Yego. Noneho n'izo mwujuje ntacyo zikivuze. Icyo cyavuyemo. Akabari kagomba kuba kitaruye ingo z'abaturage. Niko bimeze. Na bya bindi wasannye bavugirizaga induru bikubabaje, noneho nabyo sinzi ko ubu bikemewe. Akabari kagomba kuba kitaruye abaturage. Iyo nzu igomba kuba ifite uruhushya rwo gukorerwamo, occupation permit. Si bya bindi mu gitondo umuntu ari gukodesha inzu ukaza uhita uyikodesha bugakizanamo kontwari. Ugomba kujya mu nzego z'ubuyobozi ugasaba icyangombwa cyo gukorera muri iyo nzu. Kugusanga ukora udafite icyangombwa cyo gukorera muri iyo nzu, sakira irego. Ikindi, igomba kuba ifite ubwiherero nibura imiryango 4. Akabari nyaboneka turi mu kabari, turi kuvuga akabari kana abantu urunywero kana abantu bajyamo bakanywa. Apana handi wasanga gatuwareta rimwe nayo ridumburi, abagabo n'abagore bagenda bagatsimbaniramo, ari nayo iri noire. Yego. Ibyo sibyo. Byibura akabari gasanzwe kagomba kuba gafite ubwiherero 4. Byibura bubiri bw'abagore, ni kareka tugereze kubivuga dutyo, bubiri bugenewe abagabo na iri noire. Yego. Twagiye. Iyo nzu igomba kuba itunganyije neza, aribyo bizwi nka finishing. Hasi, ku nkuta no ku gisenge. Kuvuga ngo ufite akabari kadafite plafo. Siyo igisenge si hejuru. Yego, ni plafo. Roof. Ukaba ufite ibikuta
bijagaraye ukoraho ibirangi bikagusigara cyangwa se umusenyi ukakujya ku myambaro. Ntabwo icyo gikuta cyujuje ubuziranenge. Yego. Inyama ntizigomba kugerwaho n'isazi. Ubwo zigomba kuba ziri muri cya cyumba nyine. Ako zanavayo kwa Mucoma hafi aho naho zigomba ni isuku ibana iri ku rwego rwo hejuru. Hagomba kuba umuyoboro usohora umwotsi hanze. Ubwo ari kuri kitchen shemine. Imishito ikoreshwa rimwe gusa ikajugunywa. Yego. Cyane cyane ubisigaye ari byiza ko isigaye ari ibiti. Yego. Niyo batayijugunya baryi barayijugunyira rimwe na rimwe. Akayunguruzo ko ku cyokezo kagomba kuba gakoze muri aluminium. Kandi Mucoma yokerezagaho ukuntu. Yego, kakandi baterekaho brochette cyangwa inkoko cyangwa samaki. Yego. Kagomba kuba gakoze muri aluminium. Apana ibi by'ibyuma bagendaga bagahuza. Kuko hari ukuntu inyama zasigaragamo bikuzuraho umugese. Ukumva no umugese kabana ntago ari bitsa. Noneho banayishiririza rero. Bigafatamo. Kandi urabizi? Yego. Aluminium ntabwo ijyaho umugese. Nta mugese igira. Kandi irahanagurika nyine. Iranahanagurika neza. Byoroshye, ya. Ababikoraga rero mu buryo bwa archaïque. No ku update ibibazo. Mu magambo make Jerry. Nta kindi gishya twe dufite cyo kubwira abanyarwanda kuri iyi myanzuro mishya. Twabasomeraga ibyanditse. Yego. Nuko gahunda zimeze, nuko bihagaze, buri wese abyumva aricyo abyakira aricyo. Mu gihe bari bakirwana n'iby'inzoga batarabyumva ngo bari guca inzoga ngo iki n'iki. Inyuma y'inzoga utubari natwo ubwo murabyumvise. Dufite icyo dusabwa. Nushaka kugashinga arumvise. Bamwe bari kurira ngo inzoga twari dufite mu tubare ntazo bazimennye izindi zaciwe. None aho kondisiyo ku tubari no zije zikuba. Bivuze ngo nutwo tuyoga duke mwari genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ntibikiri inzozi gutunga imodoka yawe kuko hamwe na Kim Transport Multi Services byakemutse. Dukodesha imodoka zigezweho kandi zifite ubuziranenge ku rugendo rwawe, ubukerarugendo, ubukwe, inama n'ibindi bikorwa byose. Tunafasha kandi abantu gutunga imodoka z'amashanyarazi ku nguzanyo mu buryo bworoshye kandi bubafasha kugera ku nzozi zabo. Dutanga serivisi za taxi zihuse, zizewe kandi ziboneka igihe cyose. Akarusho kandi kubifuza gukora umwuga wa taxi muri Kim Transport Multi Services turagufasha kubona ibyangombwa byose bisabwa kugira ngo utangire gukora mu buryo bwemewe. Wadusanga aho dukorera ku Gisozi haruguru y'umurenge munsi y'ikibanza mu nyubako ndende hari urahabona ibyapa bya Kim Transport. Wanaduhamagara kuri nimero arizo 079 67 93 99 cyangwa se ukaduhamagara no ku murongo utishyurwa ari wo 63 64. Wanadusura no ku mbuga zacu arizo website www.kimtransport.co.rw, Instagram nayo Kim Transport, TikTok Kim Transport. Kim Transport Multi Services, icyerekezo cyawe n'inshingano zacu. Mu mutima wa Nyamasheke ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu hafunguwe hoteli nziza cyane, Ibigabiro Hotel, ahantu hihariye hagenewe abakunda kuruhuka, kwidagadura ndetse no kwakirwa neza. Ishimire ibyumba byiza kandi bigezweho, ihebuje ikiyaga cya Kivu, amafunguro aryoshye ateguwe n'abatetsi b'abanyamwuga, ahantu heza habera inama ndetse n'ibindi birori byose. Ibiruhuko byiza nta handi wabigirira uretse mu Bigabiro Hotel, aho ubwiza, ihumure, kwakirwa neza bihurira. Uri mu Rwanda, uvuye hanze y'u Rwanda, urashaka kuruhuka, ngwino i Nyamasheke mu Bigabiro Hotel. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero uri kubona kuri screen zawe arizo 0788 93 cyangwa se ukatwandikira kuri email ibigabirohotel18@gmail.com. Ibigabiro Hotel,
niho honyine ukwiriye kuba uri n'abawe. gusuze nkwifurize kugira ibihe byiza badukurikiye aho uherereye hose mu bice bitandukanye by'isi, abari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda. Ni ku Rugendo Online TV ndetse na Inside Rwanda TV, aho hose tuba tuhabaye. Amazina ni Jerry, ngarutse ndi kumwe na Sympathique. Umeze neza cyane? Yego umeze neza Jerry, nizere ko nawe umeze neza cyane. Izuba rimeze nabi pe. Iri zuba rimeze nabi, gusa turashima Imana kuba tugihumeka nubwo rimeze nabi. Yego, ahandi njya mbona ibintu byarabaye ibibazo, hari imodoka nini zigenda zipuriza abantu, yego zibazimiriza, ndetse hari n'inkongi. Bimeze nabi kurushaho, hari n'aho inkongi zateye rwose, ibintu bimeze nabi. Twebwe urumva, nabonye Meteo Rwanda yaratangaje ko muri kwezi kwa 8 ubushyuhe mu Rwanda buzagera kuri °C32, kandi banavuga ko n'imvura ahubwo abantu bafite ibisenge ba checking ibisenge byabo, ibikuta, inzu neza, ku buryo imvura izagwa imeze nabi cyane. Ntabwo byabura nimba izuba ryavuye riryabwo witegura n'imvura izaba imeze ukundi. Ni ibintu biba biri aho ngaho, kandi ikindi amakuru tuba tuyafite ajyanye n'iby'ikirere. Hari n'ibindi tugenda twumva buri gihe byihindagurika ry'ikirere, ihumanywa ry'ikirere, byose bigenda bigira ingaruka ku bihe, bikagenda hindagurika bikaba bikurusha uko byahoze kera bimeze neza. Byose kandi bikorwa n'ibikorwa bya muntu byangiza ibidukikije. Abantu ni twebwe ba mbere bo kwikebuka no kwikebura tukareba ko twakomeza kubungabunga ibidukikije. Kera mu Rwanda turi abana twagiraga umunsi wo gutera igiti, haryo uracyabaho? Ubaho ariko ntabwo bikimenyekana cyane, ariko ubaho. Noneho hari na systeme twakuriyemo ya nutema kimwe ujya utera 2. Ariko ubu ngubu ndumva utemye kimwe watera na 5. Yego. Kuri uyu wa gatatu ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwamennye inzoga zitujuje ubuziranenge. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwamennye inzoga zitujuje ubuziranenge ziri mu makarito 6,595. Umujyi wa Kigali wamennye kandi izindi ziri mu macupa 35,438 yakuwe mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Ni muri rwa rwego nyine rwo guca inzoga zitujuje ubuziranenge, nyine aho byagaragaye ko zigira ingaruka ku baturage ndetse n'abazikonsoma. Muri ya gahunda nziza rero y'igihugu kunonosora uburyo imibereho y'abaturage yarushaho kugenda neza, hari ibikorwa na Minisiteri y'Ubuzima, hari ibikorwa na Minisiteri y'Inganda y'Ubucuruzi n'Inganda, ariko byose bishyizwemo gahunda n'ubuyobozi. Nahoze mbona itangazo rero ry'amavugurura ukuntu abantu bashaka gukora akabari, ibintu bagomba kuba bujuje kugira ngo akabari kitwa akabari. Yego. Urakoze cyane Jerry, wabonye amashusho? Wenda turaza kubashyiriraho barebe. Ibyo biduki ko mbona binanduye, si ibyo kubimeneramo, se byo nta kibazo. Okay. Yes. Mu Rwanda birazwi, hashize iminsi hari ibibazo by'ibinyobwa by'inzoga bitujuje ubuziranenge, byahitanye bamwe, abandi barahuma, abandi babaye abarenga 11,000 b'Abanyarwanda babaye imbata zabyo za burundu. Urumva ni ikibazo. Leta rero yarabihagurukiye. Harimo n'abashaje imburagihe. Umusore w'imyaka 25 ukamubarira muri 50 ugakekeranyiriza muri 45 ibintu nk'ibyo rero. Ibintu nk'ibyo abantu barashaje imburagihe. Igihari rero nuko guverinoma y'u Rwanda yafashe umwanzuro ukomeye wo guca ibyo binyobwa, ndetse ntibinahagije. Byatangiriye kubikorerwa hano imbere mu gihugu. Yego. Ariko ibiba imported, ubwo ibitumizwa mu mahanga, ibisindisha inzoga zitumizwa mu mahanga nazo zizanwa mu Rwanda, nazo zarasigaye, zarebweho. Ibihugu zikomokamo, Kenya yanditse amabaruwa, Tanzania yanditse amabaruwa, bavuga ko ibyo FDA itangaza ko ibinyobwa bituruka iwabo bitujuje ubuziranenge ari ibihuha, ko ngo byujuje ubuziranenge. Ngo ndetse ngo baranabipimye nyuma y'uko mu Rwanda FDA soye itangazo ry'uko byaba bitujuje ubuziranenge. Ariko urabizi ko biriya bituruka hanze byo byarahagaritswe by'agateganyo, ntabwo ari ugucibwa. Yego. Byahagaritswe by'agateganyo kwinjira mu Rwanda. Kubihagarika by'agateganyo kwinjira mu Rwanda rero nuko bishobora kuba nabyo bikekwa ko bishobora kuba bitujuje ubuziranenge. Yego.
hari n'ababyitwaza bagakora ya manyanga yabo bagahindura bakavomera tujya tubibona bagakora ibisa na biriya bakigana biriya Yego. kubera ko byo byaba ubwo byemewe. rero babanje kugira ngo akajagari k'ibyaha biveho Yego. nabo baba bahagaritse by'agateganyo Yego. ibyabo bizaba birebwa ibintu nibisubira ku murongo wa mugani wa ya ndirimbo ngo bisobanuke. bashyire hirya Ariko mu hari ikasho ikintu utanyumvisha. Eh, inzoga igura 1,500 mu Rwanda yavuye muri Tanzania ipakinze nk'uko izi nzoga zemerwa kuza mu Rwanda zigomba kuba zipakinze isirinze isirinze neza. Aha. sha Jerry ndakubwiza ukuri iyo nzoga wakwiye kuyikemanga mililitiro 200 1,500 byonyine wanareba ukabona kugira ngo babashe kuyipfundikira n'ikipfundikiyemo byonyine iyo package irenze ubwo ayo mafaranga irenze ayo mafaranga yonyine ubwayo ubwo ikirimo main d'oeuvre transport imisoro bihwanye n'icyatanu bihwanye n'icyatanu ubicuruje akanunguka bihwanye na 2 ubicuruje akanunguka ibyo bintu byose ariko bikwiye amakuru nagiye nkura mu bamotari urabizi ko abamotari bagira amakuru menshi bagutwaye ngo ziriya nzoga ngo zirunguka zira ngo nzoga zungukaga nyine nicyo ugomba kumva niba turi kukubwira karite Yego. igize ibyijyamo karite y'ibyijyamo byonyine duhere kuri ntuza packaging yonyine uburyo irarusha igiciro ibirimo imbere utarongeraho imisoro transport n'ibindi hari inzoga hari icyo iba igomba kuba irimo ni icupa cyangwa se ahandi hantu habugenewe aho iryo cupa irimo ryonyine ushobora kureba ukabona agaciro karyo kajya kungana n'agaciro ririmo n'inzoga bigurishwa. ubwo ni iki kirimo imbere ikirimo imbere rero production yacyo iri kuri zero oya kuri cost ya production iri muri minus cost ya production iri muri minus donc bisobanuye ko ari ibintu bagenda bagafabrika bamara gufabrika bagorwa no kupfundikira bakabisiringa. izo mashini zipfundikira bazakenera umuriro bazakenera laboratory bazakenera n'ibintu byinshi uruganda ibyo byose ni ibibazo ukwiye kubitekerezaho buri wese akwiye kubitekerezaho ku giti cye buri wese akwiye kubitekerezaho ku giti cye wake up none nawe rero uzanyemo ngo utubari n'iki Jerry hari itangazo nabo byahindutse ni ukuvuga ngo byahindutse babandi ba business z'utubari umva ukuntu bari bamaze iminsi bavuga ngo wa mushuti wacu ushaka gushinga akabari reka tumubwire ibyo agomba kuba yujuje ufite business yo gushinga igitekerezo akabari ufite igitekerezo cyangwa se nawe watangiye kubigira projet watangiye no gukora ibyo ushaka gukora byose umva ibyo ugomba kwitaho hari amakuru mashya nkuzanye abacuruzi b'utubari bamaze iminsi bavuga ngo bari gushyirwaho kondisiyo ziteye ubwoba zigoranye inyinshi kandi zikaba ari zifite aho zihuriye n'amasuku inyinshi zari zifite aho zihuriye n'amasuku bakumva ko ari kondisiyo zikomeye none reka tuve kuri za kondisiyo zikomeye ndagira ngo mbijizemo neza ibyo ngiye kuvuga si hoteli si moteri oya nta nubwo ari resitora oya ni akabari si bar resto si bya bindi mufite uko mubyita ni akabari ikintu cyitwa akabari hahandi ugenda ugafata kwa kundi nta kiyongereho ngo naho wanywereye ubwo ni urunywero rusanzwe by'urunywero hari ibyo rugomba kuba rwujuje mu Rwanda yego uhereye uyu munsi n'ibishya ngiye kubigusomera nawe ubyiyumvire yego mwana wa mama Jerry ibya mbere biragira biti ibisabaga inyubako manura mikoro gatoya nkumve neza gutyo ibisabwa yego inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari cyangwa se urunywero hari ibyiciro bibiri hari inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari igomba kuba yujuje ibiki icyo ni icyiciro cya mbere icyiciro cya kabiri hari ibindi bigomba kubahirizwa mu kabari bijyanye n'isuku gusa by'umwihariko hari ibyo inzu y'akabari igomba kuba yujuje harimo ibintu bibiri n'ibyiciro bibiri hari ahantu ubwaho iyo nzu ubwayo naho handiri hameze hate hagomba kuba hujuje mbere y'uko tujyamo imbere banza tubwire iyo nzu igomba kuba hujuje yego ubwo ibindi ndabijyaho yego
icya mbere iyi nzu igizwe akabari cyangwa se bizinesi y'akabari igiye Y'akabari. gukorerwamo bizinesi y'akabari Mm. igomba kuba itaragenewe guturwamo. Aha. Itaragenewe iki? Guturwamo. Waba uzi impamvu kano kantu bakazanyemo aba bayobozi bacu b'igihugu beza dukunda? Hari abapapa bari bafite inzu zabo zo kubamo, Yego. babonaga ubuzima buri kwanga, Agapfumura umuryango ureba. kandi akabona ka minerivare kavamo agakodesha n'ahandi n'ubuzima bwe bugakomeza, akayivamo akajya nawe gukodesha quelque part, Yego. akayisiga i Nyamirambo akajya mu Busanza. Yego. Ndabyumva. Ni urugero. Yo igasigara ikodeshejwe n'abagiye kuyigira akabari n'amaloji. Aha. Tukiri ahangaha n'aba amaloji namwe mwitegura inyuma muzazirwa, ariko hano si byo birimo, ariko ubwo muzazirwa ko tureba intambwe ku ntambwe. Rero ubu ngubu sisiteme ni iyi, igomba kuba atari inzu yagenewe guturwamo, igomba kuba ari inzu yubakiwe kuba ari akabari. Dizayini zayo Ni ni dizayini akabari. z'akabari, Yego. si ibyumba byo guturamo n'ibiki byose. Icya kabiri, igomba kuba yitaruye amazu atuwemo, yitaruye amazu atuwemo. utwinshi rero basabaga kugira ibyo twuzuza nk'utubari. Yego. Noneho twabaga turi duturanye n'ingo z'abaturage, bakagira kondisiyo zishyirwaho ngo tuzuzuze, ariko tunaturanye n'ingo z'abaturage. Yego. Noneho n'izo mwujuje ntacyo zikivuze. Icyo cyavuyemo. Akabari kagomba kuba kitaruye ingo z'abaturage. Niko bimeze. Na bya bindi wasannye bavugirizaga induru bikubabaje, noneho nabyo sinzi ko ubu bikemewe. Akabari kagomba kuba kitaruye abaturage. Iyo nzu igomba kuba ifite uruhushya rwo gukorerwamo occupation permit. Si bya bindi mu gitondo umuntu ari gukodesha inzu ukaza uhita uyikodesha bugakizanamo kontwari. Ugomba kujya mu nzego z'ubuyobozi ugasaba icyangombwa cyo gukorera muri iyo nzu. Kugusanga ukora udafite icyangombwa cyo gukorera muri iyo nzu, sakira irego. Ikindi, igomba kuba ifite ubwiherero nibura imiryango 4. Akabari nyaboneka turi mu kabari, turi kuvuga akabari kana abantu urunywero kana abantu bajyamo bakanywa. Apana handi wasanga agatuwarete rimwe nayo ridumburi, abagabo n'abagore bagenda bagatsimbaniramo, ari nayo irinuari. Yego. Ibyo sibyo. Byibura akabari gasanzwe kagomba kuba gafite ubwiherero 4. Byibura bubiri bw'abagore ni karaka tugereze kubivuga dutyo, bubiri bugenewe abagabo na irinuari. Yego. Twagiye. Iyo nzu igomba kuba itunganyije neza, aribyo bizwi nka finishing. Hasi, ku nkuta no ku gisenge. Kuvuga ngo ufite akabari kadafite plafo. Siyo igisenge si hejuru. Yego, ni plafo. Roof. Ukaba ufite ibikuta bijagaraye. Ukoraho ibirangi bikagusigara cyangwa se umusenyi ukakujya ku myambaro. Ntabwo icyo gikuta cyujuje ubuziranenge. Yego. Hasi ukagenda unyerera mu musenyi hasi. Hakaba ari amakaro. Ibyo ntibyemewe. Igisenge kigomba kuba gikoze neza, inkuta zimeze neza, no hasi hameze neza. Bivuze ngo kirazira kikazirizwa gukorera akabari mu nzu ituzuye neza. Ikindi, iyo nzu igomba kuba ifite imbuga itarangwamo ivumbi, hari ubusitani cyangwa pavoma. Ahantu hari akabari nta taka, nta rwondo rugomba kuba ruharangwa. Hagomba kuba hateye ubusitani cyangwa se hapavomye cyangwa se hari amapave. Ikindi, igomba kuba ifite ubuhumekero karemano bwateganyijwe karemano buhagije cyangwa se ubwa kijyambere buzwi nka air conditioner. Ngo no bwisanzure, akayaga kinje. Akayaga. Abantu ntibicwe n'icyokere, aho bicaye ntibabe bari muri aya ngaya bahungura ibyuya. Yego. Akayaga kazi u Rwanda. Ikindi, iyo nzu igomba kuba ifite urumuri ruhagije. Apana ubu butara utamenya umuntu. Igomba kuba ifite parking ihagije, nibura 1/3 cy'ibyicaro bishobora gukwirwa mu kabari. 1/3 cy'ibyicaro bishobora gukwirwa mu kabari. Nuvuga ngo niba mu kabari hashobora kwicaramo abantu 150. Ubwo parking y'ako kabari, abo bantu 150 nimba bazanye ibinyabiziga, hagomba kuba hari ahantu hajya ibinyabiziga 50. Akose karacyari akabari ko numva ari hoteli. Wabyumvise neza ariko turi kuvuga ibyanditse twe. Yego.
Ni ukuvuga ngo iyo modoka igomba kuba ifite parikingi ihagije nibura 1/3 cy'ibyicaro bishobora gukwirwa mu kabari. 1/3 cy'ibyicaro bishobora gukwirwa mu kabari. Nanjye mbise ngo urugero nimba abantu 150 bashobora kwicara mu kabari, 1/3 cyabo ni kangahe? NCR asa 50 si 50 niba ntibeshya ariko ubwo parikingi zigomba kuba nyine zingana na na 50. Hagomba kuba hari parikingi yajyamo imodoka 50. Nimba abantu 150 bashobora kwicara mu kabari bafite ibinyabiziga byabo, byibura 50 bimwe bishobora kujyanwa hirya no hino bigaparikwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko byibura bakwiye kuba bafite parking yajyamo imodoka 50. yego Twakomeje tukomeze. aho hantu hagomba kuba ari ahantu hitaruye hagenewe hagomba kuba hari ahantu hitaruye hagenewe kunywera itabi kandi hariho icyapa. Akabari kose kagomba kuba gafite ahantu hagenewe kunywera itabi. ubwo turacyari mu gice cya mbere cy'inyubako Ibyo ibigomba kuba yujuje. aha bya bindi bita smoking area. yego yitaruye abatarinywa nyine ritababangamira. Hari n'icyapa kibigaragaza. Ikindi, ahogerezwa ibikoresho hagomba kuba hari amazi atemba ashyushye n'akonje bizwi nka industrial sink. Ahogerezwa ibyombo kabari. Mu gihe ari n'amahoteli ushobora gusanga adafite amazi ashyushye n'akonje, ariko akabari gasanzwe ahogerezwa ibyombo noneho hagomba kuba hari amazi akonje n'ashyushye atemba kandi atemba. Ikindi, ahakorerwa ibitaramo by'imiziki hagomba kuba hari uburyo bwo gukumira amajwi ntasohoke, sound proofing system. Ibi byo birasanzwe, ariko ubu urumva ko ni ukubivugurura, ariko byari bisanzwe mu tubari dukomeye n'amahoteli. Namwe mwiyitaga ngo ni utubari turi aho ngaho twa Nyirarureshwa, mwafataga ibihangari mugakubitamo ibibafure bigasakuza. no. Gahunda yahindutse, si bya bindi. Ahagenewe kubika ibishingwe hagomba kuba hahari bitegereje kujyanwa ahabigenewe. Bagomba kuba bafite nyine ahantu hagenewe kubika ibishingwe mu gihe bitarajyanwa. Ibi ni by'inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari igomba kuba yujuje. Yego, iyo ni inyubako gusa. Hari ibindi rero bigomba kubahirizwa mu kabari bijyanye n'isuku. Uwo ni umwihariko wundi. Ubwo ni mu gice cya kabiri. Ibijyanye n'isuku noneho. Icya mbere, ako kabari kagomba kuba gafite urwambariro rw'abakozi. Nta kuva iwanyu ngo ko wambaye ni kujya gusavinga, uze kuva gusavinga utaha wambaye kwa kundi. Yego. Ugomba kuva iwanyu wambaye ukundi, wagera ku kazi ukambara imyenda y'akazi. Bivuze ngo buri kabari kagomba kuba gafite uniform z'abakozi. Si nko muri n'ubundi niko bimeze. Utubari tumwe ariko si twose twa VIP. Twabaga dufite, tugomba kuba twose. Kandi sintekereza ko nyine aho hantu abakozi bambarira bari bahafite. Yego. Ibyo ni kimwe. Icya kabiri, lavabo igomba kuba iriho isabune n'igikoresho cyo kumutsa intoki bizwi nka hand dryer. Ubwo ni urukarabiro. Aho abantu bakarabira hagomba kuba hari ka kantu kumutsa intoki umuntu amaze gukaraba. Ni ku kabari. Icya gatatu, ni ku kabari. Igitebo cyo kumenamo imyanda gipfunduzwa ikirenge kandi cyitaruye aho abantu banywera. Dustbin. Yego. Yandi ukandagira igafunguka. Yego. Ntabyo kwipfunduza intoki ukandagiraho. Ni kinini. Kandi nacyo kigomba kuba kiri ahantu hitaruye abanywi cyangwa se abakiriya. Ikindi, ugomba kuba ufite koperative cyangwa sosiyete igutwarira imyanda. Yego. Donc ugomba kuba ufite ahantu runda iyo myanda yawe ku kabari, ariko ufite sosiyete cyangwa koperative mukorana itwara imyanda ishinzwe kugutwarira iyo myanda. Okay. Ikindi, icyokezo kigomba kugira amashyiga ariho amakaro. Kwa Mucoma niho tugeze. Kwa Mucoma. Ibi byo ndabizi ko abantu babikangukiye cyane. Inyama zigomba kuba mu cyumba gikonjesha. Banyatubari, ubu ni firigo bavuze se? Icyumba? Inyama zigomba kuba mu cyumba gikonjesha. Ni firigo? Bari bayoboye kuvuga firigo buriya?
simbizi Okay. gusa nzi ko inyama zigomba kuba kuba mu cyumba gikonjesha cyabugenewe. ayo ni amabwiriza mashya Amabwiriza mashya. Yego. Ikindi, inyama ntizigomba kugerwaho n'isazi. ubwo zigomba kuba ziri muri cya cyumba nyine ariko zanavayo kwa mucama hafi aho naho zigomba ku ni isuku ibana. iri ku rwego rwo hejuru. Hagomba kuba umuyoboro usohora umwotsi hanze. Chemine. Ubwo ari kuri kitchen, chemine. Imishito ikoreshwa rimwe gusa ikajugunywa. Yego. Cyane cyane ubu bisigaye ari byiza ko isigaye ari ibiti. Yego. Niyo batayijugunya baryi barayijugunyira rimwe na rimwe. Akayunguruzo ko ku cyokezo kagomba kuba gakoze muri aluminium. Kakandi mucama yokerezagaho ukuntu. Yego, kakandi baterekaho brochette cyangwa inkoko bari cyangwa samaki. kuzotsa, yego. Kagomba kuba gakoze muri aluminium. Apana ibi by'ibyuma bagendaga bagahuzahuza. Kuko hari ukuntu inyama zasigaragamo Bikuzuraho umugesi. ukumva ni umugesi ukabona ntabwo ari bisa Noneho banayishiririza rero. bigafatamo. Kandi urabizi Yego. aluminium ntabwo ijyaho umugesi. Nta mugesi igira kandi irahanagurika nyine. Iranahanagurika neza. byoroshye ya Ababikoraga rero mu buryo bwa archaïque no ku update ni ibibazo. Mu magambo make Jerry, nta kindi gishya twe dufite cyo kubwira abanyarwanda kuri iyi myanzuro mishya. twabasomeraga ibyanditse. Twabasomeraga ibyanditse. Yego. Nuko gahunda zimeze, nuko bihagaze, buri wese abyumva atyo abyakira atyo. Mu gihe bari bakirwana n'iby'inzoga batarabyumva ngo bari guca inzoga ngo iki n'iki. Inyuma y'inzoga utubari natwo ubwo murabyumvise. dufite icyo dusabwa n'ushaka kugashinga arumvise. Bamwe bari kurira ngo inzoga twari dufite mu tubare ntazo bazimenye, izindi zaciwe. None aho kondisiyo ku tubari no zije zikuba, bivuze ngo n'utwo tuyoga duke mwari musigaranye twemewe twujuje ubuziranenge, natwo ubwatwo aho kuducururiza aho kuducururiza hagomba kuba hameze neza. ebana hagomba kuba ari heza hameze neza, hahandi ugomba kunywera nawe ubwawe gusinda bikakwangira kubera ko hameze honyine ubwa nawe ukabona kuhasindira ntibishoboka. Ntabwo bikunda. Wasindishijwe n'iki? N'iki? Nta gisaku uri kubyumva. Yego. Nta mwanda. Nta mwanda. Nta twa dutara tunyereretsa. Nta bya bindi byica abantu. Urumuri rugomba kuba ruhagije. By'akarusho ibyo uri gufata byujuje ubuziranenge. Yego. Umubiri wawe ukagubwa neza. Wibuke gahunda ya leta ya tunywe less. Nibyo byemewe rero ni ukubinywa less. Drink responsibly. Ukanywa mu rugero. Yego. Bisobanuye ngo hari kunywa mu rugero. Yego. Ukanywa byujuje ubuziranenge. Ukabinywera heza. Nuko system imeze. Reka dusoze, reka ngushimire cyane, dushimira abantu bari badukurikiye, turabakunda cyane. Asante sana Jerry, asante sana, turabakunda cyane. Asante.